Yesu nashimwe, nongeye kuza aka kanya nanone nshima Imana ko tukiri bazima, ko twongeye kugirwa amahirwe yo gukomeza gusoma gahunda no gukomezanya gahunda yo gusoma Bibiliya. Tukomeje n'igitabo cy'Ingoma igice cya 20. Araga ngo nuko umwaka utashye mu gihe abami batabarira, Yowabu ateza ingabo zikomeye igihugu cy'Abamoni aracyoreka, maze araza agota i Raba, ariko Dawidi asigara i Yerusalemu. Yowabu atsinda i Raba arahasenya. Dawidi yenda ikamba ry'umwami waho arimukura ku mutwe, areba kuremera kwaryo ko ari italanto y'izahabu kandi ryari ritatsweho amabuye y'igiciro cyinshi, barera ko baryambika Dawidi mu mutwe. Muri uwo mudugudu akuramo iminyago myinshi cyane, akuramo n'abantu bo muri wo, abakereza inkero n'ibyuma biharura n'intorezo. Uko niko Dawidi yagenje imidugudu y'Abamoni yose. Hanyuma Dawidi n'ingabo ze zose basubira i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo habaho intambara y'Abafilisitiya i Gezeri. Muri iyo ntambara Sebakiya w'umuhusha yica Sipayi wo mu bana b'Igihanda, maze baraneshwa. Bukeye hongera kuba intambara y'Abafilisitiya. Eluhanani mwene Yayiri yica Rahumi murumuna wa Goliyati w'umugiti. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye hongera kubaho intambara i Gati. Hari umugabo muremure cyane wari ufite intoki n'amano byose ari 24, ukuboko hagiye habaho 6 no ku kirenge 6, kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Nuko asuzugura Abisiraheli. Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo babyawe na cya gihanda cy'Igati batsembwa na Dawidi n'abagaragu be. Igice cya 21 araga ngo Satani yoshya Dawidi kubara Abisiraheli, Imana imuhanisha mugiga. Bukeye Satani ahagurukira Abisiraheli, yoshya Dawidi kubara Abisiraheli. Dawidi abwira Yowabu n'abatware b'abantu ati, nimugende mubare Abisiraheli uhereye i Berisheba ukageza i Dani, maze muze mumbwire kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu aravuga ati, Uwiteka nagwiza abantu be baruta umubare wari usanzwe inshuro 100. Ariko Nyagasani mwami, bose si abagaragu ba databuja? None databuja ubishakiye iki? Niki gituma ushirisha Abisiraheli ho urubanza? Nuko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu. Nuko Yowabu agenda igihugu cya Isiraheli cyose, maze asubira i Yerusalemu. Yowabu azanira Dawidi umubare w'abantu uko babazwe. Abisiraheli baragahumbagiza n'agahumbi, abagabo bambara inkota. Abayuda nabo bari 4,000 n'inzovu ndwi, abagabo bambara inkota. Ariko ntiyabariyemo Abalewi n'Ababenyamini, kuko ijambo ry'umwami ryari ryamuzinuye. Maze Imana irabirakarira, nicyo cyatumye itera Abisiraheli. Dawidi abwira Imana ati, ndacumuye cyane kuko nakoze ibyo, ariko noneho ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Uwiteka abwira Gadi bamenya wa Dawidi ati, tubwire Dawidi uti, Uwiteka avuze atya ati, nkuzaniye ibihano 3, hitamo kimwe aba ari cyo nguhanisha. Nuko Gadi asanga Dawidi aramubwira ati, Uwiteka avuze ngo hitamo icyo ushaka, ari uguterwa n'inzara imyaka 3, cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3, inkota zabo zikugeraho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3, ariyo mugiga yatera mu gihugu, na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cya Isiraheli cyose. Nuko rero tekereza umbwire uko nsubiza uwantumye. Dawidi abwira Gadi ati, ndashoboye rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana, kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga. Mu Isiraheli yapfamo abagabo inzovu ndwi. Imana ituma marayika i Yerusalemu kuharimbura. Yenda kuharimbura, Uwiteka arareba, arakuruka iyo nabi. Abwira marayika urimbura ati, birahagije, noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika w'Uwiteka yarahagaze ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Dawidi yubura amaso, abona marayika w'Uwiteka ahagaze hagati y'isi n'ijuru, afite inkota mu ntoki ze ayerekeje i Yerusalemu. Dawidi n'abakuru bari bambaye ibigunira, bagwa hasi bubamye. Dawidi abwira Imana ati, mbese si jye wategetse ko abantu babarwa? Ni jye wacumuye ngakora iby'ubugoryi bwinshi. Ariko izi ntama zo zacumuye iki? Ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, ukuboko kwawe kuba ari jye kwerekeraho n'inzu ya data, ariko si ku bantu bawe ngo baterwe na mugiga. Nuko marayika w'Uwiteka ategeka Gadi kubwira Dawidi ko azamuka kubakira Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Nuko Dawidi azamurwa n'ijambo rya Gadi avuze mu izina ry'Uwiteka. Orunani arahindukira abona marayika.
abahungu be bane bari kumwe nawe barihisha, kandi Orunani yahuraga ingano. Nuko Dawidi ajya kwa Orunani arebye abona Dawidi, maze ava mu mbuga yubika amaso imbere ya Dawidi. Dawidi ahera akabwira Orunani ati, mpa ikibanza kuri iyi mbuga nubakireho Uwiteka igicaniro. Turayigura ibiguzi uko igicaniro cyayo cyose kiri, kugira ngo mugiga ikurwe mu bantu. Orunani abwira Dawidi ati, yijyane nyagasani mwami, ukore uko ushaka. Dore nguhaye inkaho ibitambo byotswa, nguhaye n'ibihurishoho inkwi, n'ingano ngo zibe ituro ry'ifu, byose ndabitanze. Umwami Dawidi abwira Orunani ati, oya, ahubwo ndabigura nawe rwose, ntange igiciro cyabyo cyose, kuko ntashaka kwenza ibyawe ngo mbiture Uwiteka, kandi sinatamba igitambo cyoswa ntagitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agurana Orunani ikibanza izahabu, kuremera kwazo kwari shekeli 600. Dawidi aherako yubakira Uwiteka igicaniro, atamba ibitambo byotswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, yambaza Uwiteka. Uwiteka amusubirisha umuriro uva mu ijuru, ajya ku gicaniro cy'igitambo cyotswa. Uwiteka ategeka marayika asubiza inkota ye mu rwubatsi rwayo. Icyo gihe Dawidi abonye ko Uwiteka yamushubirije ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi, niko kujya atambirayo ku ihema ry'Uwiteka Mose yakoreye mu butayu, n'icyotero cy'ibitambo byotswa. Muri iyo minsi byari ahantu ho ku kanunga i Gibeyoni. Ariko Dawidi ntiyabasha kujya imbere yayo ngo agishe Imana inama, kuko yari yaratinye inkota ya marayika w'Uwiteka. Igice cya 22. Dawidi yitegura ibyo kubaka urusengero. Dawidi aravuga ati, iyi niyo nzu y'Uwiteka Imana, kandi iki nicyo gicaniro cy'ibitambo byotswa ku bw'Abisiraheli. Dawidi ategeka ko bateranya abanyamahanga bari mu gihugu cya Isiraheli, ashyiraho ababaji b'amabuye ngo babaze amabuye yo kubaka inzu y'Imana. Kandi Dawidi yitegura ibyuma byinshi byo gucuramo imbereri z'inzugi z'amarembo, n'ibyo guteranya ibintu, n'imiringa myinshi cyane itagira akagero, n'ibiti by'imyerezi bitabarika, kuko Abasidoni n'Abanyatiro bari bazaniye Dawidi imyerezi myinshi. Dawidi aravuga ati, umuhungu wanjye Salomo aracyari muto ntarakomera, kandi inzu igiye kubakirwa Uwiteka ikwiriye kuba iy'icyubahiro cyinshi, ikamamara, igahimbazwa mu bihugu byose, nicyo gituma nkwiriye kuyitegurira. Nuko Dawidi yitegura byinshi cyane aratanga, maze ahamagara umuhungu we Salomo. Nuko Dawidi yitegura byinshi cyane ataratanga, maze ahamagara umuhungu we Salomo, amwihanangiriza ko yubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli inzu. Dawidi abwira Salomo ati, mwana wanjye, nari mbisanganwa mu mutima wanjye ko nzubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu. Ariko ijambo ry'Uwiteka rinzaho rivuga riti, wavushije amaraso menshi, urwana intambara zikomeye. Ntuzubakira izina ryanjye inzu, kuko wavushije amaraso menshi ku isi imbere yanjye. Umva, uzabyara umwana, azaba umunyamahoro, kandi nzamuha ihumure ku babisha be bose bamuri impande zose, kuko izina azitwa ari Salomo, kandi nzaha Abisirayeli amahoro n'ihumure ku ngoma ye. Uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu. Azaba umwana wanjye, nanjye nzaba se, kandi nzakomeza ingoma ye mu Bisirayeli iteka ryose. None mwana wanjye, Uwiteka abane nawe, ujye ubona umugisha w'ubukire Uwiteka Imana yawe inzu, ujye ubona umugisha, wubakire Uwiteka Imana yawe inzu nk'uko yabikuvuzeho. Icyakora Uwiteka aguha ubwenge no kumenya, agutegekesha Abisirayeli kugira ngo witondere amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Uko niko uzabona umugisha niwitondera gusohoza amategeko n'amateka ibyo Uwiteka yategetse Mose mu byo ku Bisiraheli. Komera ushikame ntutinye, kandi ntukuke umutima. Dore mu miriwo yanjye niteguriye inzu y'Uwiteka italanto z'izahabu agahumbi, n'iz'ifeza agahumbagiza, n'imiringa n'ibyuma bitagira akagero, kuko ari byinshi cyane. Kandi niteguye n'ibiti n'amabuye, nawe uziyongerere. Kandi ufite abakozi benshi cyane, abacukura amabuye bakayabaza, n'abatema ibiti, n'abantu bose b'abanyabukorikori ku murimo wose. Dore izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma ntibigira uko bingana. Haguruka ukore, kandi Uwiteka abane nawe. Kandi Dawidi ategeka n'abatware b'Abisirayeli bose yuko bafashe umuhungu we Salomo ati, mbese Uwiteka Imana yanyu ntiri kumwe namwe, kandi ntibahaye ihumure impande zose, kuko yangabije abaturage bo mu gihugu, kandi igihugu kineshejwe imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu be. None mushyireho umwete wo gushakisha Uwiteka Imana yanyu umutima n'ubugingo,
nuko rero nimuhaguruke mwubake urusengero rw'Uwiteka Imana kugira ngo muzane isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'ibintu byera by'Imana mubishyire mu nzu igiye kubakirwa izina ry'Uwiteka. Igice cya 23 haravuga ngo Dawidi agabanya Abalewi imirimo. Ubwo Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru, yimika umuhungu we Salomo ngo abe umwami wa Isiraheli. Ateranya abatware ba Isiraheli bose n'abatambyi n'Abalewi, maze babara Abalewi bashikije imyaka 30 y'ubukuru n'abayishagisha. Kandi umubare wabo uko babazwe umwe umwe bari inzovu 3 n'ibihumbi 8. Kuri abo inzovu 2 n'ibihumbi 4 bari abo gutwara umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, kandi 6,000 bari abatware n'abacamanza. Abandi 4,000 bari abakumirizi, n'abandi 4,000 bari abo guhambirisha Uwiteka ibintu nakoze. Niko Dawidi yavuze ngo babimushimishe. Dawidi abaremamo ibice uko abahungu ba Lewi bari Gerushoni na Kohati na Merari. Mu Bagerushoni na Ladani na Shimeyi. Bene Ladani umukuru ni Yehiyeli na Zetamu na Yoweli uko ari 3. Bene Shimeyi ni Sheromoti na Haziyeli na Harani uko ari 3. Abo nibo bari abatware b'amazu y'abasekuruza ba Ladani. Bene Shimeyi ni Yahati na Zina na Yewushi na Beriya. Abo uko ari 4 bari bene Shimeyi. Yahati ni wari mukuru, wa kabiri ni Ziza. Ariko Yewushi na Beriya ntibagiraga abana b'abahungu benshi, nicyo cyatumye bababumbira hamwe bakabagira inzu imwe y'abasekuruza. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli uko ari 4. Bene Amuramu ni Aroni na Mose. Kandi Aroni yatoranijwe kugira ngo ajye yeza ibintu byera cyane we n'abahungu be iteka ryose, bakosereza imibavu imbere y'Uwiteka bakamukorera, bagasabira umugisha mu izina rye iminsi yose. Ariko Mose umuntu w'Imana, abahungu be babarwaga mu muryango wa Lewi. Abahungu ba Mose ni Gerushomu na Eliyezeri. Bene Gerushomu ni Shebuweli niwe wari mukuru. Bene Eliyezeri Rehabiya niwe wari mukuru. Kandi Eliyezeri nta bana b'abahungu yagiraga, ariko abahungu ba Rehabiya baba benshi cyane. Bene Isuhari Sheromiti niwe wari mukuru. Bene Heburoni Yeriya niwe wari mukuru. Wa kabiri ni Amariya. Wa gatatu ni Yahaziyeli. Wa kane ni Yekameyamu. Bene Uziyeli Mika niwe wari mukuru. Wa kabiri ni Ishiya. Bene Merari ni Mahali na Mushi. Bene Mahali ni Eleyazari na Kishi. Eleyazari apfa ari nta bana b'abahungu yabyaye, keretse abakobwa gusa. Bene se wabo ari bo bene Kishi barabarongora. Bene Mushi ni Mahali na Ederi na Yeremoti uko ari 3. Abo nibo bene Lewi uko amazu y'abasekuruza yarari. Nibo batware b'amazu y'abasekuruza bababazwe. Ubwo babarwaga mu mazina umwe umwe. Nibo bakoraga umurimo wo ku nzu y'Uwiteka, ari abantu bashikije imyaka 20 n'abayishagije. Kuko Dawidi yari yavuze ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli ihaye ubwoko bwayo ihumure, kandi iba i Yerusalemu iteka ryose. Kandi Abalewi ntibazaba bacyongera guheka ihema n'ibintu byakorewe umurimo waryo byose. Amagambo ya Dawidi yaherutse niyo yatumye Abalewi babarwa, abari bashikije imyaka 20 n'abayishagije. Kuko umurimo wabo wari uwo gufasha bene Aroni mu murimo w'inzu y'Uwiteka, mu bikari no mu byumba, niyo bezaga ibintu byera byose n'iby'umurimo bakoraga mu nzu y'Imana. Kandi n'imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, n'ifu y'ingezi yo gutura amaturo y'ifu y'impeke, n'ay'udutsima tutasembuwe, n'ay'ibyakarangwaga ku byuma, n'ay'ibirunzwemo amavuta, n'iby'indengo n'imibyimba bitari bimwe, no guhagarara uko bukeye bagashima bagahimbaza Uwiteka, kandi na nimugoroba bakabigenza batyo, no gutambira Uwiteka ibitambo byotswa byose ku masabato no ku mboneko z'amezi no mu birori byategetswe, nk'uko umubare wabyo wari uri ukurikije amategeko yabyo, bigakorwa ubudasiba imbere y'Uwiteka, no kurinda ihema ry'ibonaniro aho barindishijwe, n'ahera aho barindishijwe, n'ibya bene Aroni bene wabo barindishijwe, ngo bajye bakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka. Igice cya 24. Ibihe bya bene Aroni byari ibi. Bene Aroni ni Nadabu na Abihu, ni na Eleyazari na Itamari.
Nadabu na Abihu babanjirije se gupfa kandi nta bana bagiraga. Nicyo cyatumye Eleyazari na Itamari bakora umurimo w'ubutambyi. Dawidi afatanya na Sadoki wo muri bene Eleyazari na Ahimeleki wo muri bene Itamari kubagabanya imirimo nk'uko ibihe byabo byari biri. Kandi muri bene Eleyazari habonekamo abagabo bakomeye benshi baruta abo muri bene Itamari. Uko niko bagabanijwe. Muri bene Eleyazari bari abatware b'amazu y'abasekuruza 16, kandi muri bene Itamari uko amazu y'abasekuruza babo yari ari bari 8. Uko niko bagabanijwe n'ubufindo ibice byombi, kuko hariho abatware b'ubuturo bwera n'abatware b'Imana muri bene Eleyazari na bene Itamari. Nuko Shemaya mwene Netaneli umwanditsi wo mu Balewi abandikira imbere y'umwami n'abatware n'imbere y'umutambyi Sadoki na Ahimeleki mwene Abiatari n'imbere y'abatware b'amazu y'abasekuruza b'abatambyi n'ab'Abalewi. Inzu imwe itoranirizwa Eleyazari n'indi itoranirizwa Itamari. Maze ubufindo bwa mbere butoranya Yehoyaribu, ubwa kabiri Yedaya, ubwa gatatu Harimu, ubwa kane Seurimu, ubwa gatanu Malikiya, ubwa gatandatu Miyamini, ubwa karindwi Hakosi, ubwa munani Abiya, ubwa cyenda Yeshuwa, ubwa cumi Shekaniya, ubwa cumi na bumwe Eliyashibu, ubwa cumi na bubiri Yakimu, ubwa cumi na butatu Hupa, ubwa cumi na bune Yeshebeyabu, ubwa cumi na butanu Biruga, ubwa cumi na butandatu Imeri, ubwa cumi na burindwi Eziri, ubwa cumi n'umunani Hapisesi, ubwa cumi n'icyenda Petahiya, ubwa makumyabiri Yezekeli, ubwa makumyabiri na bumwe Yakini, ubwa makumyabiri na bubiri Gamuri, ubwa makumyabiri na butatu Deraya, ubwa makumyabiri na bune Maziya. Ibiri byo bihe byabo uko bakoraga ngo bajye binjira mu nzu y'Uwiteka bakurikije itegeko bahawe na Aroni sekuruza wabo nk'uko Uwiteka ya Isiraheli yamutegetse. Umurongo wa 20 ku gice cya 24 ngo abatware bo mu Balewi. Ngaba abatware bo muri bene Lewi bandi: wa bene Amuramu ni Shubayeli, wa bene Shubayeli ni Yedeya, mu ba Rehabiya umutware wabo ni Ishiya niwe wari mukuru. Wa bene Isuhari ni Sheromoti, wa bene Sheromoti ni Yahati, wa bene Heburoni ni wa mbere ni Yeriya, wa kabiri ni Amariya, wa gatatu ni Yahaziyeli, wa kane ni Yekameyamu. Muri bene Uziyeli ni Mika, wa bene Mika ni Shamiri, murumuna wa Mika ni Ishiya, wa bene Ishiya ni Zekariya. Bene Merari ni Mahali na Mushi, bene Yaziya ni Beno, bene Merari abo Yaziya ni Beno na Shohamu na Zakuri na Iburi. Wa Mahali ni Eleyazari, kandi nta bana b'abahungu yari afite. Mu Bakishi bene Kishi ni Yerameli, na bene Mushi ni Mahali na Ederi na Yerimoti. Abo nibo bahungu b'Abalewi nk'uko amazu y'abasekuruza babo yari ari, kandi nabo bafinda ubufindo nka bene wabo, ari bo bahungu ba Aroni imbere y'umwami Dawidi n'imbere ya Sadoki na Ahimeleki, kandi n'imbere y'abatware b'amazu y'abasekuruza b'abatambyi n'Abalewi. Umutware w'inzu y'abasekuruza yafindaga amurumuna we. Igice cya 25. Kandi Dawidi n'abatware b'ingabo batoranyirizwa umurimo bamwe muri bene Asafu n'Abahemani n'Abayedutuni ngo bahanuze inanga na Neberu n'ibyuma bivuga. Amazina y'abakoraga uwo murimo uko bajyaga ibihe n'aya: abo muri bene Asafu ni Zakuri na Yosefu na Netaniya na Asarela abahungu ba Asafu. Batwarwaga na Asafu wahanuraga uko itegeko ry'umwami ryari riri. Abayedutuni abahungu be ni Gedaliya na Seri na Yeshaya na Hashabiya na Matitiya, uko ari 6 batwarwaga na se Yedutuni wagiraga inanga ahanura mu buryo bwo gushima no guhimbaza Imana. Abahemani abahungu be Bukiya na Mataniya na Uziyeli na Shebuweli na Yerimoti na Hananiya na Hanani na Eliyata na Gidaliti na Romamutiyezeri na Yoshibekasha na Mataroti na Hotiri na Mahaziyoti. Abo bose bari abahungu Bahemani bamenya umwami mu magambo y'Imana wo gushyira hejuru ihembe. Imana iha Hemani abahungu 14 n'abakobwa 3.
abo bose batwarwaga na se bakaririmbira mu nzu y'Uwiteka babwira ibyuma bivugana n'eburi n'inanga ngo bakore umurimo wo mu nzu y'Imana. Kandi Asafu na Yedutuni na Hemani bategekwaga n'umwami. Nuko umubare wabo hamwe na bene wabo abari bigishijwe kuririmbira Uwiteka abahanga bose bari 288. Maze bafindira imirimo yabo ubufindo bose baranganya, aboroheje n'abakomeye, umwigisha n'umwigishwa. Nuko ubufindo bwa mbere butoranya Yosefu ku bwa Asafu, ubwa kabiri Gedaliya we na bene se n'abahungu be bari 12, ubwa gatatu Zakuri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa kane Isuri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa gatanu Netaniya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa gatandatu Bukiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa karindwi Yesharera n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa munani Yeshaya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cyenda Mataniya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi Shimeyi n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na bumwe Azareli n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na bubiri Hashabiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na butatu Shubayeli n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na bune Matitiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na butanu Yerimoti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na butandatu Hananiya n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi na burindwi Yoshibekasha n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi n'umunani Hanani n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa cumi n'icyenda Maroti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa makumyabiri Eliyata n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa makumyabiri na bumwe Hotiri n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa makumyabiri na bubiri Gidariti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa makumyabiri na butatu Mahaziyoti n'abahungu be na bene se bari 12, ubwa makumyabiri na bune Romamutiyezeri n'abahungu be na bene se bari 12. Igice cya 26 avuga ngo ibihe by'abakumirizi ni ibi. Mu bakora ni Mesheremiya mwene Kore wo muri bene Asafu. Mesheremiya yari afite abana b'abahungu, uw'imfura ni Zekariya, uw'ubuheta ni Yediyayeli, uwa gatatu ni Zebadiya, uwa kane ni Yatiniyeli, uwa gatanu ni Elamu, uwa gatandatu ni Yehohanani, uwa karindwi ni Eliyowenayi. Obededomu nawe yari afite abana b'abahungu, uw'imfura ni Shemaya, uw'ubuheta ni Yehozabadi, uwa gatatu ni Yowa, uwa kane ni Sakari, uwa gatanu ni Netaneli, uwa gatandatu ni Amiyeli, uwa karindwi ni Isakari, uwa munani ni Peuretayi, kuko Imana ihaye Obededomu umugisha. Kandi umuhungu we Shemaya abyara abana b'abahungu, ari bo batwaye inzu ya se kuko bari abagabo b'abanyambaraga b'intwari. Bene Shemaya ni Otuni na Refayeli na Obedi na Elizabadi na bene se bari intwari ari bo Elihu na Semakiya. Abo bose bari abo mu bahungu ba Obededomu, bo n'abahungu babo na bene se, abantu b'abanyambaraga babasha uwo murimo. Bari bene Obededomu 62. Mesheremiya yari afite abana b'abahungu na bene se abagabo b'intwari 18. Kandi Hose wo muri bene Merari yari afite abana b'abahungu. Shimuri niwe wari umukuru wabo, kuko nubwo atari w'imfura se yamugize umutware. Uwa kabiri ni Hirukiya, uwa gatatu ni Tebaliya, uwa kane ni Zekariya. Abahungu ba Hosa na bene se bose bari 13. Ibihe by'abakumirizi byari ibyabo, n'ibyo by'abagabo bakomeye bafite ibyo bashinzwe nka bene wabo, bagakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, bafindira aboroheje n'abakomeye uko amazu y'abasekuruza yari ari, ngo bamenye abo kurinda amarembo yose. Ubwo ku ruhande rw'iburasirazuba bwerekana Sheremiya, maze abafindira umuhungu wa Zekariya umujyanama w'umunyabwenge, ubwe bwerekana uruhande rw'ikasikazi, kandi ubwa Obededomu bwerekana iruhande rw'ikusi, n'abahungu be bahabwa ububiko. Ubwa Shupimu na Hosa bwerekana uruhande rw'iburengerazuba ku irembo rya Shereketi, ku rutindo ruzamukirwaho abarinzi bateganye n'abarinzi bandi. Uruhande rw'iburasirazuba hariho Abalewi 6, n'urw'ikasikazi babaga 4 uko bukeye, urw'ikusi babaga 4 uko bukeye, n'ab'ububiko 2. Kandi i Parubali h'iburengerazuba
babaga 4 ku rutsindo na 2 i Parubali. Ibyo ni byo bihe by'abakumirizi bo muri bene Kora n'abo muri bene Merari. Mu Balewi, Ahiya niwe wari umutware w'ububiko bw'inzu y'Imana kandi w'ububiko bw'ibintu byashinganywe. Bene Ladani nabo nibo Bagerushoni ba Ladani. Abatware b'amazu y'abasekuruza ya Ladani w'umugerushoni ni Yehiyeli. Bene Zetamu na murumuna we Yoweli nibo bari abatware b'ububiko bw'inzu y'Uwiteka. Mu Bamuramu no mu Bisuhari no mu Baheburoni no mu Buziyeli. Shebuweli mwene Gerushomu mwene Mose niwe wari umutware w'ububiko. Kandi bene se Eliyezeri abyara Rehabiya, mwene Rehabiya ni Yeshaya, mwene Yeshaya ni Yoramu, mwene Yoramu ni Zikiri, mwene Zikiri ni Sheromoti. Sheromoti uwo na bene se nibo bari abatware b'ububiko bw'ibintu byashinganywe. Iby'umwami Dawidi n'abatware b'amazu y'abasekuruza n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abagaba b'ingabo bashinganye. Ibyo bashinganye byavuye mu minyago yo mu ntambara, babishinganira gusana inzu y'Uwiteka. Kandi ibyo Samweli bamenya na Sawuli mwene Kishi na Abuneri mwene Neri na Yowabu mwene Seruya bashinganye. Umuntu wese washinganaga ikintu cyose byategekwaga na Sheromoti na bene se. Mu Bisuhari, Kenaniya n'abahungu be bategekaga Abisirayeli ku murimo wo hanze, bakaba abatware n'abacamanza. Mu Baheburoni, Hashabiya na bene se, abagabo b'intwari 1,700 nibo batwaraga Abisirayeli bo hakurya ya Yorodani iburengerazuba ku murimo w'Uwiteka wose no ku murimo w'umwami. Mu Baheburoni, Eliya niwe wari umutware wabo. Iby'Abaheburoni mu mwaka wa 40 ku ngoma ya Dawidi babirondoye mu gitabo cy'amazu y'abasekuruza uko babyaranye. Muri bo basanga abagabo b'abanyambaraga b'intwari Yazeri y'i Galeyadi na bene se, abagabo b'intwari bari 2,700. Abatware b'amazu y'abasekuruza nibo umwami Dawidi yagize ibisonga mu Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase cy'ibintu by'Imana byose n'icy'umwami. Igice cya 27. Abisirayeli uko umubare wabo wari uri nibo batware b'amazu y'abasekuruza n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abatware bakoreraga umwami umurimo wose w'ibihe byajyaga biha ibindi. Uko ukwezi gutashye mu mezi yose y'umwaka bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Yashobeyamu mwene Zabudiyeli niwe wari umutware w'igihe cya mbere cyo mu kwezi kwa mbere. Abari mu gihe cye bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Ubwo yari uwo muri bene Peresi, akaba n'umutware w'abagaba b'ingabo bose bo mu kwezi kwa mbere. Dodayi w'Umwahohi niwe wari umutware w'igihe cy'ukwezi kwa kabiri. Mikuroti yari umwe mu batware bo mu gihe cye, kandi mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Benaya mwene Yehoyada umutambyi mukuru niwe wari umugaba w'ingabo wa gatatu wo mu kwezi kwa gatatu, kandi mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Benaya uwo niwe wari umugabo w'umunyambaraga wo muri abo 30, kandi niwe wari umutware wabo. Umuhungu we Amizabadi yari mu gihe cye. Asaheli murumuna wa Yowabu niwe wari umutware wa 4 wo mu kwezi kwa 4, agakurikirwa n'umuhungu we Zebadiya. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Shamuheti w'Umwizura niwe wari umutware wa 5 wo mu kwezi kwa 5. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Ira mwene Ikeshi w'Umunyatekowa niwe wari umutware wa 6 wo mu kwezi kwa 6. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Heresi w'Umuperoni wo mu Befurayimu niwe wari umutware wa 7 wo mu kwezi kwa 7. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Sibekayi w'umuhusha wa Zera niwe wari umutware wa 8 wo mu kwezi kwa 8. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Abiezeri w'Umunyanatoti w'Ababenyamini niwe wari umutware wa 9 wo mu kwezi kwa 9. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Maharayi w'Umunyanetofa w'Abazera niwe wari umutware wa 10 wo mu kwezi kwa 10. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Benaya w'Umunyapiratoni w'Abefurayimu niwe wari umutware wa 11 wo mu kwezi kwa 11. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4. Herudayi w'Umunyenetofa mwene Otiniyeli niwe wari umutware wa 12 wo mu kwezi kwa 12. Mu gihe cye harimo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 4.
kandi abatwaraga imiryango ya Isiraheli mu muryango w'Abarubeni ni Eliyezeri w'umuhungu w'umutware Zikiri, mu w'Abasimeyoni ni Shefata mwene Maga, mu w'Abalewi ni Hashabiya mwene Kemuweli, mu ba Aroni ni Sadoki, mu wa Yuda ni Elihu umwe wo muri bene se wa Dawidi, mu wa Isakari ni Omuri mwene Mikayeli, mu wa Zebuluni ni Shimaya mwene Obadiya, mu wa Nafutali ni Yerimoti mwene Aziriyeli, mu wa Efurayimu ni Hoseya mwene Azaziya, mu gice cy'uwa Manase ni Yoweli mwene Pedaya, mu gice cy'uwa Manase muri Galeyadi ni Ido mwene Zekariya, mu wa Benyamini ni Yasiyeli mwene Abuneri, mu wa Dani ni Azareli mwene Yerohamu. Abo nibo batware b'imiryango ya Isiraheli. Ariko Dawidi ntiyabara abashikije imyaka 20 y'ubukuru n'abatarayigezaho, kuko Iteka yavuze ko azagwiza ab'Isiraheli akabanganya n'inyenyeri zo mu ijuru. Yowabu mwene Seruya atangira kubara ntiyarangiza. Icyo cyazanye ab'Isiraheli umujinya, kandi umubare ntiwanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma y'umwami Dawidi. Azimaveti mwene Adineyeli niwe wari umutware w'ububiko bw'umwami. Yonatani mwene Uziya niwe wari umutware w'ububiko bwo mu mirima no mu midugudu no mu birorero no mu bihome. Eziri mwene Kerubu niwe watwaraga abahinzi bo mu misozi bahingaga ubutaka. Shimeyi w'Irama niwe wari umutware w'inzabibu, na Zabudi w'Ishifimu niwe wari umutware w'imbuto z'inzabibu zo gushyira mu bubiko bwa vino. Barihanani w'Igederi niwe wari umutware w'imyelayo n'imishishima yo mu kibaya, na Yowasi niwe wari umutware w'ububiko bw'amavuta. Shiturayi w'Isharoni niwe wari umutahira w'amashyo yarishirizaga Isharoni, kandi Shafati mwene Adulayi niwe wari umutahira w'amashyo yo mu mibande. Obidiri w'Umwishimayeli niwe wari umutware w'ingamiya, na Yedeya w'Umunyameronoti niwe wari umutware w'indogobe. Yazizi w'Umuhagari niwe wari umutahira w'imikumbi. Abo bose nibo bari abatware b'ibintu by'umwami Dawidi. Yonatani se wabo wa Dawidi niwe wari umujyanama, umugabo w'umunyabwenge kandi w'umwanditsi, na Yehiyeli mwene Hakimoni yabaga ku bana b'umwami. Ahitofeli niwe wari umujyanama w'umwami, na Hushayi Ruki yari inshuti y'umwami. Ahitofeli yakuriwe na Yehoyada mwene Benaya na Abiyatari, kandi Yowabu niwe wari umugaba w'ingabo z'umwami. Igice cya 28 aravuga ngo Dawidi yihanangiriza abantu. Dawidi yateranyije i Yerusalemu abatware b'Abisirayeli bose, n'abatware b'imiryango n'abatware b'imitwe yakoreraga umwami bafata ibihe, n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana, n'abatware b'ibintu byose n'amatungo by'umwami, n'abahungu be n'inkone, n'abagabo b'abanyambaraga b'intwari bose. Umwami Dawidi arahaguruka avuga ahagaze ati, nimunyumve bene data kandi bantu banjye. Nari mbisanganywe mu mutima kuzubakira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, inzu yo kuruhukiramo, ikaba n'intebe y'ibirenge by'Imana yacu, kandi nari niteguye kubaka. Ariko Imana irambwira iti, ntiwubakire izina ryanjye inzu, kuko uri umugabo w'umunyantambara kandi wavushije amaraso menshi. Nyamara Uwiteka Imana ya Isiraheli yarandobanuye, intoranya mu muryango wa data wose ngo mbe umwami wa Isiraheli iteka ryose, kuko yatoranyije Yuda ikamugira imfura, kandi mu muryango wa Yuda igatoranyamo inzu ya data, kandi mu bahungu ba data ikaba ari igihe yishimira kugira umwami w'Abisirayeli bose. Kandi mu bahungu banjye bose, kuko Uwiteka yampaye abana b'abahungu benshi, atoranyamo umuhungu wanjye Salomo kuba ari we wicara ku ntebe y'ubwami bw'Uwiteka ategeka Isiraheli. Arambwira ati, umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka inzu yanjye n'ibikari byanjye, kuko namutoranyije ngo abe umwami wanjye, nanjye mbese, kandi nzakomeza ubwami bw'iteka ryose, nagira umwete wo kwitondera amategeko n'amateka byanjye nk'uko ameze kuri ubu. Nuko rero imbere y'Abisirayeli bose ari ryo teraniro ry'Uwiteka, kandi imbere y'Imana yacu yumva, mwitondera amategeko yose y'Uwiteka Imana yanyu muyamenye, mubone gutwara iki gihugu cyiza, mukazakiraga abana banyu bazabazungura, kibe gakondo yabo iteka ryose. Nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye wikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya ibyo imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde ko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira inzu ubuturo bwera,
shyiraho imbaraga ubikore. Amen. Umurongo wa 11 ku gice cya 28 aravuga ngo Dawidi aha Salomo icyitegererezo cy'urusengero. Nuko Dawidi aha umuhungu we Salomo icyitegererezo cy'ibaraza ry'urusengero n'icy'amazu yaryo n'icy'ububiko bwarwo n'icy'ibyumba byarwo byo hejuru n'ibyo mu rwo imbere n'icy'ahantu h'intebe y'ihongerero n'icyitegererezo cy'ibyaheshejwe n'umwuka byose, iby'ibikari by'inzu y'Uwiteka n'iby'ibyumba biyikikije byose, n'ububiko bw'inzu y'Imana n'ububiko bw'ibintu byashinganywe, kandi n'iby'ibihe by'abatambyi n'Abalewi, n'iby'imirimo yose yakorerwaga inzu y'Uwiteka, n'iby'ibintu byose byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka. Kandi amuha izahabu zigezwe zo gucurishwamo ibintu by'izahabu byose bikoreshwa imirimo yose, amuha n'ifeza zigezwe zo gucurishamo ibintu by'ifeza byose bikoreshwa imirimo yose. Kandi amugerera izahabu zo gucurishwamo ibitereko by'amatabaza n'amatabaza yabyo y'izahabu. Agera izahabu z'igitereko cyose n'iz'amatabaza yacyo, kandi amugerera n'ifeza z'ibitereko by'amatabaza by'ifeza. Agera ifeza z'igitereko cyose n'iz'amatabaza yacyo, uko igitereko cyose gikoreshwa. Amugerera n'izahabu z'ameza y'imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, izahabu z'ameza yose, kandi n'ifeza z'ameza y'ifeza, n'ibyo kwaruza inyama n'ibyungu n'ibikombe by'izahabu nziza. Agerera icyungu cy'izahabu cyose izahabu zacyo, n'icy'ifeza cyose ifeza zacyo. Kandi agerera igicaniro cyo koserezaho imibavu izahabu itunganyijwe. Kandi amuha n'izahabu z'igishushanyo cy'igare n'ibishushanyo by'abakerubi batanze amababa bagatwikira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Dawidi aravuga ati, ibyo byose nabimenyeshejwe n'ibyanditswe n'ukuboko k'Uwiteka. Iyo niyo mirimo yose ikurikije iki cyitegererezo. Maze Dawidi abwira umuhungu we Salomo ati, komera ushikame uzabikore, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye izabana nawe, ntizagusiga, ntizaguhana kugeza aho imirimo yose bizakoreshwa mu nzu y'Uwiteka izarangirira. Kandi dore hariho n'ibihe by'abatambyi n'Abalewi by'umurimo wose w'inzu y'Imana. Kandi mu murimo w'uburyo bwose uzaba ufite umuntu w'umuhanga ukunze wese wo gukora umurimo wose, kandi n'abatware n'abarubanda bose bazahora biteguye kukumvira rwose. Igice cya 39 ndavuga ngo amaturo y'abantu. Umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati, umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranyije wenyine aracyari umwana ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu, ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Jyewe niteguye inzu y'Imana yanjye uko nshoboye kose. Shaka izahabu z'ibintu by'izahabu n'ifeza z'ibintu by'ifeza, n'imiringa y'ibintu by'imiringa, n'ibyuma by'ibintu by'ibyuma, n'ibiti by'ibintu by'ibiti, n'amabuye yitwa shohamu n'ayandi mabuye yo guhunda, n'amabuye arabagirana n'ay'amabara menshi, n'ay'igiciro cyinshi n'ay'amoko yose, n'amabuye yitwa marimari atagira akagero. Kandi rero kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, mbuha inzu y'Imana yanjye busage ku byo natunganirije inzu yera byose, n'italanto z'izahabu za Ofiri 3,000, n'italanto z'ifeza itunganyijwe 7,000 zo gutera ku nsika z'amazu, izahabu z'ibintu by'izahabu n'ifeza z'ibintu by'ifeza, n'iz'ibintu by'uburyo bwose bikorwa n'abanyamyuga b'abahanga. Nuko rero uyu munsi ninde wemeye kwitanga ku Uwiteka? Maze abatware bamaze basekuruza n'abatware b'imiryango ya Isiraheli, n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana, n'abatware b'imirimo y'umwami batangana umutima ukunze. Batanga italanto z'izahabu 5,000, na dariki inzovu imwe, n'italanto z'ifeza inzovu imwe, n'italanto z'imiringa inzovu imwe n'ibihumbi 8, n'italanto z'ibyuma gahumbi, ngo bikoreshwe umurimo w'inzu y'Imana. Kandi abari bafite amabuye y'igiciro cyinshi barayatanga, bayashyira mu by'ubutunzi bw'inzu y'Uwiteka bwatwagwaga na Yehiyeli w'Umugerushoni. Maze abantu banezezwa nuko bemeye gutura, kuko batuye Uwiteka bafite umutima utunganye. Kandi n'umwami Dawidi nawe yishima ibyishimo byinshi. Igice cya 10 ku murongo wa 29 aravuga ngo ishengesho rya Dawidi. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati, Uwiteka Mana sogokuruza wacu Isiraheli, uhimbazwe iteka ryose.
Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Ariko nkanjye nzinde n'abantu banjye byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho, kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuke nk'uko basogokuruza bacu bose bari. Iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Uwiteka Mana yacu, ibi bintu byose twiteguye kubakira izina ryawe ryera inzu, bituruka mu kuboko kwawe, kandi byose ni ibyawe. Kandi Mana yanjye, nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Nanjye ntuye ibi bintu byose n'umutima ukunze kandi utunganye, kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano baguturanye imitima ikunze, biranezeza. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, basogokuruza bacu, ibyo ujye ubikomeza mu bitekerezo abantu bawe bagira mu mitima yabo, utunganye imitima yabo ikwerekereho. Kandi umuhungu wanjye Salomo umuhe umutima utunganye wo kwitondera amategeko yawe n'ibyo wahamije n'amateka yawe, kandi akore ibyo byose, yubake n'inzu y'inyumba niteguriye kuyubaka. Dawidi aherako abwira iteraniro ryose ati, ubu nimuhimbaze Uwiteka Imana yanyu. Nuko iteraniro ryose rihimbaza Uwiteka Imana y'abasekuruza, bubika imitwe baramya Uwiteka n'umwami. Bukeye bwaho batura Uwiteka amaturo, batamba ibitambo byotswa, amapfizi 1000 n'amasekurume y'intama 1000 n'abana b'intama 1000, hamwe n'amaturo y'ibyo kunywa ari hamwe nabyo n'ayandi maturo menshi cyane ku bw'Abisirayeli bose. Uwo munsi bararya baranywa bari imbere y'Uwiteka banezerewe cyane. Bongera kwimika Salomo umuhungu w'umwami Dawidi ubwa kabiri, bamwimikisha amavuta imbere y'Uwiteka ngo abe umwami, na Sadoki ngo abe umutambyi. Umurongo wa 23 ku gice cya 29 havuga ngo Salomo abe umwami. Nuko Salomo yicara ku ntebe y'ubwami y'Uwiteka, ari umwami mu kimbo cya se Dawidi, agubwa neza. Abisirayeli bose baramwumvira, abatware bose n'abagabo b'abanyambaraga n'abana b'umwami Dawidi bose bayoboka umwami Salomo. Uwiteka yogeza Salomo cyane imbere y'Abisirayeli bose, amuha icyubahiro cy'ubwami kitari cyabaye ku mwami wese wamubanjirije mu Bisirayeli. Dawidi mwene Yesayi yategetse Abisirayeli bose, kandi igihe yamaze ku ngoma mu Bisirayeli ni imyaka 40. I Heburoni yategetse imyaka 7, maze ategeka imyaka 33 i Yerusalemu. Atanga ageze mu zabukuru, asaza neza, amaze iminsi myinshi, ari umutunzi w'umunyacyubahiro. Maze umuhungu we Salomo yima ingoma ye. Kandi iby'umwami Dawidi yakoze, ibyabanje n'ibyaherutse, byanditswe mu magambo ya Samweli bamenya, no mu magambo y'umuhanuzi Natani, no mu magambo ya Gadi bamenya, hamwe n'ibyo gutegeka kwe kose no gukomera kwe n'ibyabaye mu Bisirayeli ku ngoma ye no mu bami bose muri ibyo bihugu. Amen. Igitabo rero cya mbere cy'ingoma turakirangije. Ubutaha tuzatangira igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Imana ikomeze kubarindira aho muri, ikomeze no kubaha umugisha, kandi nkomeza kubashimira gukomeza gufatanya nanjye muri gahunda yo gusoma Bibiliya, tumenya ijambo Imana ivugamo ibiri muri Bibiliya. Rero Imana ikomeze kubarinda aho muri, tuzakomeza ubutaha.